tuzaba twarazikoreye. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Abaririmbyi bambutse Yorodani bazicara basoroma imbuto, bazazirya nta kibazo bafite kuko bazaba barazikoreye. Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto, tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Oh, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana. Yitwa Mugiraneza, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana. Yitwa Mugiraneza, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Mugiraneza, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa Nihemuka, iyo niyo mana yanjye. Shimwa shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa mana yacu, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa mana ikunda u Rwanda, hirya yawe nta yindi mana. Shimwa shimwa
gutabarwa kurabonetse kurira gutabarwa bwira abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse kurira gutabarwa bwira ababyeyi bareke kurira gutabarwa kurabonetse gutabarwa bwira abasore bareke kurira gutabarwa kurabonetse kurira gutabarwa bwira abagabo bareke kurira gutabarwa kurabonetse kurira gutabarwa bwira abakobwa bareke gutaka gutabarwa kurabonetse gutabarwa gutabarwa kurabonetse haleluya gutabarwa kurabonetse nimwihangane gutabarwa kurabonetse mukomere gutabarwa kurabonetse tabihamya gutabarwa kurabonetse bwira abanyarwanda bareke kurira gutabarwa kurabonetse gutabarwa mubwira u Rwanda rureke kurira gutabarwa kurabonetse bwira abantu bareke kurira gutabarwa gutabarwa kurabonetse haleluya gutabarwa kurabonetse gutabarwa kurabonetse Okay, dushiremo ijwi ryawe gusa byonyine. Bwira abantu bagiye gutabarwa bwira abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse. Iyi ni MT22 Music mukomeje gukurikira rero nkuko twababwiye ko tubagezaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi twongeye kubazanira umuririmbyi wa kataraboneka muri iyi mpano yacu cyangwa muri iyi mihanda yacu, nkoresha iryo jambo, mihanda y'ubuhanzi, mihanda y'ubuhanga cyane cyane bwa music. Rero ni umuririmbyi cyane cyane ubikorera mu nzu y'Imana mu rusengero. Reka atwibwire hanyuma mwiyumvire izina rye, mukurikire nanjye ndimo bamukurikiye. Kabyare nguhaye ikaze. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina ni Kamushimimana Revocate, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo umwe n'abana. Hanyuma Imana iduhana umugisha, nishimiye kubana namwe. Ko ukiri muto se shawa abana, kagira ufite umugabo n'abana? Ko ufite abana bangahe? Mfite abana 3. Mubyirebere abo wapfa kubimenya, ariko Imana ishimwe. Ubwo cyane cyane baba barariye imbuto nyinshi, nyuma ibijumba wenda bikaba bike, ariko nyine nta wamenya azatubwira iryo banga. Rero uyu mama twahuriye ahantu mu rusengero, ari uyoboye kuririmba. Numva ngize amatsiko yo kuzamuhamagara kugira ngo twumve impano afite ndetse n'icyo ashobora kwikoresha. Abantu benshi bari kuririmba mu magurupe cyangwa mu makorari cyangwa se ahantu hatandukanye mu worship team, ariko ugasanga muri bo bafitemo impano bashobora gukoresha mu buryo bwagutse, cyane cyane ku giti cyabo nk'abahanzi. Icyo gihe rero usanga barabuze abasapotinga. So nkuko mubizi rero bakunzi banjye, MT22 Music nicyo ishinzwe gusapotinga abantu mu buryo bwa music, abashaka kuyiga ndetse n'abaririmba ariko badafite uburyo bahita bazamuka. So ubu rero twamuzanye muri ubwo buryo muri MT22 Music. So rero nshuti yanjye, ahubwo ngiye mfite ikibazo gikomeye. Ndibaza ngo kuki hari abamama benshi bagenzi bawe bari hanze ariko badafite imitekerereze yo kwinjira mu muziki ku giti cyabo, cyangwa se ugasanga barabitinya, cyangwa usanga baritinya ku giti cyabo. Wababwira iki nk'abo bantu kugira ngo babashe kwinjiramo neza? Murakoze cyane.
icyo nabwira abamama bagenzi banjye ni uko batinyuka. Burya ibintu byose ukora umutima ubikunze ushira ubwoba, cyane ko muri iyi nzira y'agakiza iyo uri kuvuga ibintu bikuru ku mutima ukavuga, hari aho tuba dutandukaniye n'abandi bari hanze aha, mbese bidusaba gutinyuka tugahamya uwo twamenye. Rero kuvuga ubutumwa ntabwo ari kwigisha ijambo ry'Imana gusa, no mu ndirimbo harimo ubutumwa kandi bwahindura benshi kuba bakiranutse. Bivuze ngo rero bamama dutinyuke kubera ko turashoboye, niko navuga, turashoboye, nta hamwe n'Imana nta kitunanira, kandi ni ukuri turashoboye. Hanyuma rero bamama bagenzi banjye bakristo bene data dufatanyije urugendo rw'Isiyoni, nabasaba gutinyuka. Cyambere ni ugutinyuka n'ubushake, ikindi ukemerera Yesu kuba ari uyobora ubuzima bwawe, ibindi byose birakunda, muri Yesu biremera. Mu bisanzwe usengera he? Bisanzwe ndi umwadeperi. Yego, umwadeperi. So buretse kuririmba indirimbo mu rusengero uri kumwe na worship team cyangwa se na korali, ubundi mu bisanzwe nta ndirimbo zawe se wigeze ugira cyangwa ntago wigeze ubitekereza mu buryo bushobora kwagura umwuga wawe, izo ndirimbo uririmba cyangwa se ukuririmba ku buryo ushobora kubikora ku giti cyawe ukagaburira isi kandi bitagombeye ngo ni korali? Murakoze cyane. Ubundi kundirimba ni impano. Ni impano kuko natangiye kuririmba afite imyaka 8. Imyaka 8 njya muri korali y'abana, nkajya ndirimba ku giti cyanjye kugeza na n'isa, kandi numva ari urugendo nkomeje, numva bindyohera, numva kuririmba bindyohera cyane, ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Wumva ari ibyawe? Numva ari ibyanjye. Numva ari ibyanjye. Urakoze cyane. Numva ari impano nishimiye idahabwa na buri muntu wese, ariko njye kuba naragira ubuntu bwo kuyihabwa, mba numva nsaba Imana ngo izamfashe, izandinde kugwa isari, hanyuma nkomeze impano, kandi numva mbyishimiye cyane. Ni ukuri. So muri make nta indirimbo razifite, indirimbo zisanzwe zo kuba zawe bwite. Nk'indirimbo waba ufite imwe ni iyihe? Mu ndirimbo wenda wumva ihitse ku mutima, wumva ushaka kuzakora mu buzima bwawe, wumva ari nk'iyihe mu ndirimbo ufite? Ngira ngo niba ufite nyinshi. Mfite nyinshi, ariko muri no mbisi biterwa n'ukuntu umuntu arimo agenda afashwa. Yego. Buriya abaririmbyi natwe tugira uko dufashwa. Yego. Nubwo turirimba ariko tugira mwuka wari utuyobora. Yego. Tugira ibihe byiza byo kubana n'Imana, hanyuma tukagira mbese mwuka wera akaba ari utuyobora. Nubwo turirimba ariko muri ibyo byose tubifashwamo na mwuka wera. Na mwuka wera. Ko yasajya kugenda aravuze ngo ntago mbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi. Hari yende yo mwuka wera adasigara twari kubyigenge, ariko yasize mwuka wera ngo abari gutuyobora muri uru rugendo. Yego. So nk'indirimbo turirimba indirimbo yawe bwite wahimbye twumve. Yego. Harimo indirimbo ivuga ngo urugendo natangiye. Reka twumve. Ndoga cyo twumve nta kibazo. Urugendo natangiye, narutangiye mu mahoro, ariko ngeze hagati murana byinshi bimvuna, nasubiza amasi inyuma, ni kure kandi ni habi, natekereza iyo ngana, nkabona binkomereye. Urugendo natangiye, narutangiye mu mahoro, ariko ngeze hagati murana byinshi bimbuna, nasubiza amasi inyuma, ni kure kandi ni habi, natekereza iyo ngana, nkabona binkomereye. Bene data dufataniye urugendo rujya mu ijuru, ndagira ngo mbabwire uwo mwami agira neza.
hano mu isi dufashe igihe mu ntambara ariko nimwihangane Yesu naza bizarangira bene data dufatanire urugendo rujya mu ijuru ndagira ngo mbabwire uwo mwami agira neza nyuma yo kurira nyuma yo kubabazwa na nyuma yo gutaka niho gutabarwa kumanuka. Wow, mwamwiyumviye rero uyu ni Mushimiyimana Rivocate, ni umuhanga cyane mu kuririmba, twamenyaniye mu rusengero mu nzu y'Imana. Rero murababwira ngo nabashishikariza gukomeza ibi bintu kubera ko music ifite ikintu gikomeye cyane mu buzima busanzwe. Tubwire rero izo ndirimbo ujya utekereza kuzikora mu studio kugira ngo abantu babashe kuzimenya, nk'iyo ndirimbo niyo wahimbye ariko ntabwo iri muri korari, sibyo? Byumvikane ngo hari abantu bategereje kumva ibihangano byawe. Gahunda ufite imeze ite? Yiduhe twumve. Murakoze cyane. Gahunda mfite nuko zakwaguka, zikagera ahantu kure ntatekereza ntazi, ariko zikabasha kuba hari abo zifasha. Niyo ntego mfite, ntabwo ari iyo kuzicarana. So akenshi usanga hari ikibazo cy'abamama nkawe bafite impano rwose nk'iyi ngiyi, ariko kandi ugasanga abo bashakanye babaye limit cyane, bari kangureshe inkomyi yo kuba iyo mpano yabo itazamuka cyane, kuba batabikunda. Hari abagabo benshi badakunda ko abagore babo bakinjira mu mpano nk'izo zibagira abasitari. Barahari abapapa benshi bameze batyo, nta mama barahari bafite impano ariko batabasha kwaguka kubera iyo mpamvu. Wababwira iki nk'abo bantu? Murakoze cyane. Imana ishimwe ko ngewe iyo nkomyi ntabwo nigeze mpura nayo, kuko turabakristo kandi ntabwo umukristo yakubuza ikintu kizageza abantu ku mwami Imana. Hanyuma bitavuze ko hari n'abahura n'izo mbogamizi, ariko bivuze ko iyo wasenze ukinginga Imana n'umutima ubishaka, nababwiye ko hamwe no gukunda ikintu no kugira ubushake bwinshi Imana iragushyigikira. Imana ibasha guhindura umutima w'umuntu muri kumwe, ikabimwemeza bikemera biciye mu buryo bw'amasengesho. Hanyuma nawe ukirinda gucika intege, kuko Satani yishima iteka ryose iyo icyo twashakaga tutakigezeho. So ubwo ab'Imana abagabo bafite umutima winangiye Imana itemeza, ubwo twakemera impano zigapfa zikangirika bimeze bite? Oya, ntago zakwangirika. Ikindi nubwo turirimba turabakristo, kandi Bibiliya dusaba kuganduka. Ababyeyi Bibiliya dusaba kugandukira abagabo. Ariko nanone kandi nta mugabo ujya unanira Imana. Ngo nta mugabo ujya unanira Imana. Kandi topiki tuyireke ni ndende. Buriya Adamu yara sawa. Nta mugabo unanira Imana. Mu bushobozi bw'Imana yamuhindura uko bimeze kose. Mu bushobozi bw'Imana iramuhindura bikemera. So ubwo abidahindura nukwira gushake bwayo birumvikana. Gutegereza igihe cy'umuntu kiba gihari. Imana igumugisha rwose kutusura, kandi nekeza ko undi munsi ntitwaguhamagara, sibyo? Uzaze kubera yuko tayari ubu abakunzi bacu bamaze kukumenya. Hanyuma rero ubwo nekeza ko ubwo utarabyinjiramo gutangira gukora projet zawe, ngira ngo tuzababwira ubutaha address cyangwa se aho bazikura, cyane cyane ku ma social media, ma YouTube, ma Instagram n'izindi zitandukanye. Ubwo ngira ngo uzabitegura neza vuba kugira ngo nugaruka
uzatubwira aho twasanga ibihangano byawe yego. kuko turabikeneye. Ubu umaze guhimba indirimbo zingahe? Mfite indirimbo zigera mu 8. Wow, urumva indirimbo ni nyinshi, kuki utakoze indirimbo koko? Nta ndirimbo n'imwe wagize ukora? mpamya ko ari igihe kiba kitaragera, nta n'imwe ndakora. cyangwa umugabo yaragukanisha? Oya. N'igihe kiba kitaragera n'ubushobozi butaraboneka, ariko bizakunda. Ubushobozi kandi? Ya. Urabufite? Oya, ntabwo. Urabufite rwose. Hamwe n'Imana burahari. Uyu tubere ko Imana irabuguhaye, urabufite, ahubwo nyine birekura isene. Imana ibagire neza rero nshuti za MT22 Music. Hari akantu njya nkoresha abantu nakiriye mu kiganiro, cyane cyane abaririmbyi, ni test cyangwa ni vocal mbaha gukora kugira ngo bayigane, kameze nka game cyangwa nk'umukino. Rero ngiye kukakubwira ukigana, sibyo? Okay. La la la. Wagiye? Igana ukana. La la la. La la la. La la la. La la la. 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 Pa pa la pa. Pa pa la pa. 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 Pa pa la pa. Pa pa la pa. Pa pa la pa. Pa pa la pa. Pa la pa la pa. Pa la pa la pa. Ombe. Pa la pa la pa. 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 Do re mi le do. 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 Do re mi fa so. Do re mi fa so. Re mi fa so. Do re mi fa so. So fa mi re do. So fa mi re do. La so fa mi. La so fa mi. Fa mi re si do. Fa mi re si do. La so fa mi. La so fa mi. Fa mi re si do. Fa mi re si do. Très bien, très bien, très bien. Imana mwijuru bagire neza rero. Nako hanyuma ijambo rya nyuma wavuga ku bakunzi bacu n'iriherere ku mutima wawe, then tugasoza. Murakoze cyane abakunzi ba MT22 Music, ndabakunda cyane. Babaye byarangiye tayari. Waje kuvuga ngo bakunzi bawe. Abakunzi Tayari yaba. Ndabakunda cyane kandi dukomeze kuba maso, dukomeze gusenga hamwe n'ibintu byo gusenga. Nabonye ibintu byose byemera muri Yesu, biremera. Mana cya kibazo cyaje, Mana tugisengere. Cya cyorezo kiragenda mu izina rya Yesu, kuko nakuze numva bavuga ngo Imana yirirwa handi gataha i Rwanda. Agira inkuru rero. Ubu rero ndabizi ko iza mwijoro gusa. Oya, ntabwo iba yadusize, ariko bivuge ngo niba iharara ikunda u Rwanda cyane. Yego. Wow. Yego. Okay, Imana ibagire neza. Iyi yari MT, nje Muranzi ntivunye. Ubwo rero nakagaruka ibyizanye byinshi kuri MT22 Music. Ntabwo uyu munsi naje nje kubigisha, ariko kubera ko music yagutse dutegura ibintu byinshi cyane, n'impamvu uyu munsi twateguye igitaramo kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza pa. Ibintu bigenda neza. Murakoze, Imana ibagire neza. Ciao ciao. Murakoze cyane. Bye bye.